umuryango mwiza ijuru rito ni nawo soko y'ubukristo kuko umusaruro uva mu miryango niwo ukwirakwizwa muri rubanda ni urugo rugizwe n'umugabo n'umugore batazi kubahana utekereza ku rubyaro rwabo rusigishwa nande kubaha abandi umuryango mwiza ijuru rito ni nawo soko y'ubukristo kuko umusaruro uva mu miryango niwo ukwirakwizwa muri rubanda ni urugo rugizwe n'umugabo n'umugore batazi kubahana utekereza ku rubyaro rwabo rusigishwa nande kubaha abandi babyeyi murebe icyerekezo mu muryango wanyu muramenye ntukabike ivume ku bwanyu murahirwa niba mukora uko bikwiriye muhagaze neza mu nshingano yanyu mubaha Imana muyitinya mukiranuka muyisabe muhendahe ntizakize urubyaro rwanyu mbese aho mugore uja wibuka ko imico yubatse ubuzima bwawe uko wifata n'ibikorwa byawe ko ari ibyo abana bawe bazigana ngaho suzuma urwo rugero utanga urebe ko abana bawe wabyaye bazubaka izina ryiza ku bwawe kubabyara kukakubera ishema mbese aho umugore uja wibuka ko imico yubatse ubuzima bwawe uko wifata n'ibikorwa byawe ko ari ibyo abana bawe bazigana ngaho suzuma urwo rugero utanga urebe ko abana bawe wabyaye bazubaka izina ryiza ku bwawe kubabyara kukakubera ishema babyeyi murebe icyerekezo mu muryango wanyu muramenye ntukabike ivume ku bwanyu murahirwa niba mukora uko bikwiriye muhagaze neza mu nshingano yanyu mubaha Imana muyitinya mukiranuka muyisabe muhendahe ntizakize urubyaro rwanyu mugabo dore Imana yakugize umutwe w'urugo ngo uruyobore nawe nguge nuko ruzubakwa ushingiye ku buyobozi utanga shiraho amategeko ngenderwaho akwiriye kugenga urugo rwawe wirinde ko waba mu bayasenya umwungeri mwiza uzabwikamba mugabo dore Imana yakugize umutwe w'urugo ngo uruyobore nawe nguge nuko ruzubakwa ushingiye ku buyobozi utanga shiraho amategeko ngenderwaho akwiriye kugenga urugo rwawe wirinde ko waba
mukiranuka muyisabe muhendahende izakiza urubyaro rwanyu muyisabe muhendahende izakiza urubyaro rwanyu. 31 bavuga uyu mugore mwiza umurongo n'uw'icumi umugore w'imico myiza ninde wamubona arusha cyane rwose Marijani igiciro umutima w'umugabo we uhora umwiringira kandi ntazabura kunguka ahora amugirira neza ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe anezezwa no gukoresha amaboko ye ameze nk'inkuge z'abagenza azana ibyo kurya bye abikura kure abyuka kare butaracya akagaburira abo mu rugo agategeka abaja be imirimo ibakwiriye ntabwo ndarenza aha abyuka kare butaracya agahabaja imirimo ariko ngo akagaburira abo mu rugo rwe ibi nibyo byitwa kwita kube ariko aha biraharenga ntabwo bigarukira ku byo kurya byo kusahane gusa umugore mwiza aramenya ngo na nyina akeneye kwambara nyirabukwe nuko umugore mwiza ajya amenya ngo nyina na nyirabukwe imirimo irabunamiye umugore mwiza ajya amenya ngo barumuna be na baramu be n'abasaza be urwo rugo bashinze barukeneyemo ubufasha cyane ko mu bitabo dusoma byemeza ko umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore umugabo aramutse ari umugwaneza ariko umugira neza utanga niwe mvuga utanga niwe mvuga ariko umugore akaba ari ingumya atarekura urwo rugo ruba rufite ibibazo ariko iyo umugore ari umugira neza akaba azi gutanga nubwo umugabo yaba ari igisambo gikomeye cyane yimana ibi bikabije ntibibuza urwo rugo kugendwa kuko ababyeyi abamama bafite imbaraga rukuruzi irehereza abantu ku miryango yabo kuruta abatware b'iyo miryango rero bantu munyumva mbese mugenzi wawe nubwo nyine ari umuntu atabikemura 100% nk'uko ushaka cyangwa nawe ukaba utanazi n'igikwiye abikurusha niba yita kube bakarya mu gihe gikwiye ntabagaburira ijoro bakarya ibikwiye ntayamarire mu myambaro no gusiga inzara no kumadikaho izindi no gutobora amatwi no gushyira imisatsi ku yindi ngo abe abicisha inzara akaba azi kwita kube ubuzima bwabo abushyize imbere ni ukuri ufite ibuye ry'agaciro mu muryango wawe noneho ku cya kabiri yita ku bye ibye ni ibintu biri mu nzu ni intebe n'igitanda ni isahane n'icyuma ni ikiyiko n'ifurusheti ni isafuriya n'ibase ni imyenda n'ibiri mu nzu hari ibyo mu murima biterwa n'uko abantu babayeho ibyo nibyo byitwa ngo ni ibye nabyo byitaho yenda ku batuye mu giturage nibo barayumva neza hari ibihombo byinjira mu miryango ariko kuko biza ni ruto ntibyisukiranye ngo abantu baba babona ubwaguke bwabyo bikaba bitwara amafaranga menshi nyuma y'igihe runaka yakazabyaye ikindi kintu ndatanga urugero rw'ibyo mbona umubyeyi yogeje ibyombo maze ayamenya aho ngaho mu kibase ajugunyemo n'ibiyiko aketse ivoka icyuma ajugunyumwo yogeje ibirayi byose aroshyumwo ugasanga arazunguje bya biyiko bya byuma ajugunye munsi y'urugo ibyo bijya bibaho ugasanga bamwe ibyuma bihata ibirayi ibiyiko n'amafurusheti bongeye kubigarura mu rugo mu kwa cyenda bari gutera ibishyimbo ariho bitashye byari byarabaye bigiye iyo hepfo utwo tugenda 200 100 10 500 utwo tuba tugiye kugeza ubwo umugabo aragura imyenda ukayikurura hasi ukayicaza hasi ntugire iyo uzindukana n'iyo ukorana byose ukavangavanga ibyo bishobora kuzateza igihombo utabanguka kubona ahubwo nyuma y'agahe runaka aya mafaranga hashyizweho abazi kubara no kugena agaciro ukazasanga inge 2 cyangwa 3 mu myaka 4 warazipfushije ubusa uzaba uri umugore mwiza mugabo uzaba ufite umugore mwiza
niba azi kwita ku bye. Kwita ku bye ntabwo ari ubugugu, oya, ahubwo wita ku bye no kubizigama no kugira ngo birambe, aba ari uburyo bwo kugira ngo azajye abona n'ibyo aha abantu, kuko ubipfusha ubusa ntiyabona ibyo atanga. Rero twamusomye mu Migani 31, wajya aboha n'ibisuna, wajya aboha n'imyenda. Umugore mwiza yita ku bye. Noneho icya nyuma nuko abana neza n'abandi. Ibi bisobanuye ko ari umunyarugwiro, abantu bose bamwisanzuraho bakamugeraho. Ntabwo urahamagarwa yewe mugabo ngo uze mu kibazo cy'impanuka cyangwa cy'amazimwe umugore wawe yateje. Nubona ufite mugenzi wawe umeze uko w'umunyarugwiro, ndabibutsa ibi bikurikira. Urugwiro ni imbaraga iri ku muntu ituma abantu bose baza bamusanga. Ubu hari abantu bamwe bishimiye ibidashimishije, ahora arakaye yakuruye umunwa, ahora yakambije impanga, ijwi rye ahora ritsindagiye nk'uri gukora umuhanda. Noneho abantu bamutinya bakamugendera kure, bagatinya kumubaza ibyo bamukeneyeho. Ibyo bikamunyura akishima ngo ngewe ntawe ujya mvogera ngo ndakaze, akabyishimira. Ariko ibyo wishimiye ni bibi. Nyina w'umuryango agomba kuba umunyarugwiro, ni weho rembo abazaza muri urwo rugo guhana inshuti, abazaza muri urwo rugo kuhashakira ubufasha, kandi kera bazakubera ubufasha. Abazaza muri urwo rugo kuhashaka abakwe n'abageni, ni weho rembo bazanyuriramo. Urwo rugwiro rutuma abantu basanga urugo rwawe ni kimwe mu biranga umubyeyi mwiza ubana neza n'abandi. Rukaba rugizwe n'ibintu byinshi, ariko reka mvuge iby'ingenzi 6. Icya mbere ni uko nyiri urugwiro nyine aramwenyura agaseka, ntabwo ahora yijimye. Icya kabiri, umubyeyi ugira urugwiro aca mu maso. Ibi byanditswe muri Yobu igice cya 29 umurongo wa 24. Niyo twahuzaga urugwiro nabo nseka, ntibakundaga kubyemera, kandi ntabwo bahinduraga umucyo wo mu maso hanjye. Niyo twahuzaga urugwiro nabo nseka, ntibakundaga kubyemera, kandi ntabwo bahinduraga umucyo wo mu maso hanjye. Ubwo ni bibiri, guseka n'umucyo wo mu maso biri mu biranga urugwiro. Nta gisa no kubana n'umuntu ugukereye. Ubujiji buriho n'umuco mubi abantu bitoje bijya bisenya ingo, bigashemura imitima. Kubona umugore cyangwa umugabo, reka nawe muvuge, undi mugore w'ahandi cyangwa undi mugabo w'ahandi barahura bagaseka, kubona urugwiro ruraje baramwenyuye, yahura na mugenzi we banditswe mu murenge ko ari umugore n'umugabo, uwo basangiye gupfa no gukira, wa wundi ufashe ideni baza kuryishyuza akarakara ntaseke, yasuhuza yinjiye mu muryango ntacye mu maso bajye kumusanganira. Ni ukuri haba hari ikibazo. Mu gitabo kimwe baranditse ngo ubwo ni ubwoko bwa divorce, ubwo nabwo ni ubutane, ubwo bise divorce emotionnelle, ngo naho umuntu abana na mugenzi we ngo nta rukuruzi ikibaba hagati, umwe niyumva ndavuze ave mu byimba ashiduke anejejwe nuko mugenzi we aregutse. Kutagira urugwiro ubutakaje karite yitwa kubana neza n'abandi. Icya kabiri n'icya gatatu, icya gatatu n'icya kane ni ugusangira no kuganira mwishimye. Nehemiya, bagore nimwe mugomba gukingura imiryango yanyu abantu bakaza bakarya, nimwe mugomba gukingura imiryango yanyu abantu bakajya baza kuhataramira, ni mwebwe mufite urufunguzo rwazana mu miryango yanyu n'abari basanzwe batahagenda. Ibyo muzabisoma mu Itangiriro 24 ubwo Rebeka yarashyingiwe. Muzahere ko mu 59 mu mugisha abasaza be bamwifurije, baramubwiye ngo mushiki wacu uzabe nyirakuruza w'amahanga n'abandi inzovu n'ibihumbi, ngo urubyaro rwawe ruzahindura amarembo y'abanzi babo. Byari bisobanuye ngo uwo muryango agiyemo, niba hari indi miryango idacana uwaka nawo
wazahagera babere icyungo kibahuza. Urwo rugwiro rero ruzana abantu ni beza, abanyabwenge bose basohora ibintu bakinjiza abantu, naho abaswa bakinjiza ibintu bagatakaza abantu. Urwo rugwiro ngaho Nehemiya 8:12, maze abantu bose baragenda bajya gufungura no guhana amafunguro no kuganira ibiganiro by'ibyishimo byinshi, abasangiye abaganiriye, ni ukuri umusabano n'ubucuti biba byabaye. Icya gatanu ni uguhatira abandi byiza, bakaza iwawe bakarya, bakaza iwawe bakarara ubakuruye, bakaza iwawe ukabaha inkwi, ukabaha amazi, ukabaha imineke, ukabaha igisheke ubakuruye ngo ngwino. Ibyo nabyo ni byiza. Muzasoma mu Itangiriro 19:3, igihe iyo Loti yabwiraga abamarayika ngo murarara iwanjye, batoya turarara mu nzira buke, arabahata. Kandi nyuma yo kubahata barinjiye baziwe. Bana b'Imana, icya nyuma ni ukwitangira abandi, ukajya ubabazwa n'ingorane n'imvune n'ibibahangayikishije. Ibyo iyo ubyujuje uba uri umunyarugwiro. Ngaho niba umugore wawe ari umunyarugwiro, urahirwa atazabizira nguyu ngo ni umunyagakungu. Oya, ugize amahirwe waba ufite umuntu ukuzanira abantu. Abantu ni beza, bapfa kuba bataguteraniye ngo bakwerekezeho imitutu. Abantu ni beza iyo muhuje icyerekezo. Abantu ni beza iyo wabagiriye neza bari kuvuga amashimwe y'ibyo wabakoreye. Abantu ni beza iyo bakuzirikanye bagukura ahabi. Umugore mwiza n'ubana neza n'abandi, urugo rw'akaruzanamo abantu. Noneho iyo ngingo nayo nyivuyeho. Muri uyu muryango reka twongere tuvuge gato ku mwana. Bagize amahirwe, ni umugore n'umugabo, Imana ibagiriye ubuntu, ibahaye akana. Uyu umwana nawe unyumva, kuko ari umwe mu bagize umuryango, nawe yatuma umuryango hatanga icyizere. Haba ubwo umugabo yaba mwiza, umugore akaba mwiza, ariko iyo umwana ari mubi, ujya usanga abantu bamuhindura iciro ry'imigani, bakavuga ngo ni mwene naka, ugasanga na ba babyeyi bari beza bibateye ipfunwe, nubwo bavuga ngo ariko uyu mwana ibi bintu yabikuye kose na nyina tubazi, ariko ubwo baba banabavuze ko babyaye nabi. Kandi ni ukuri mu migani baravuze ngo ubyaye umupfapfa aba yiteye agahinda. Kandi se w'umukiranutsi azishima. Nta gisa no kuba ufite umwana mwiza muri rubanda avugwa neza, aho yiga ku ishuri badahora bamuha za wikende ngo ujye kwisobanura, aho akorera ku kazi abakoresha muhura bakavuga ngo dore nguyu se wa bosi wacu, nawe wakwishima ukanezerwa. Uyu mwana rero nawe turamuvugaho ibintu bitatu. Icya mbere ni ukubaha ababyeyi, ariko kukubaha ndagusobanura, mu zindi ndimi ntabwo bavuga kubaha, ahubwo bavuga gutinya. Ibi ndabibahera imirongo ya Bibiliya. Iyi Imana muri Yobu 20:28 aravuze ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ariko mu zindi ndimi baravuze ngo gutinya Uwiteka. Icyongereza, Igifaransa ni ugutinya Uwiteka. Muri Malaki 3:16 haranditse ngo abubaha Uwiteka baraganira. Mu zindi ndimi zose haranditse ngo ni abatinya Uwiteka baraganira. Mu Byashe 14:6 ubutumwa bwa Marika wa mbere, mwubahe Imana muyihimbaze. Mu zindi ndimi zose haranditse ngo mutinye Imana muyihimbaze. Uko kubaha niko ndi kuvuga. Ntabwo gutandukanye n'icya kabiri. Umwana agomba kuba yubaha ababyeyi, agomba kuba abumvira, biratandukanye, agomba kuba abitangira. Ibintu uko ari bitatu, uramutse ubifite yewe mwana unyumva, cyangwa se mubyeyi uramutse ufite umwana ubyujuje, urahigwe. Andi makosa azagwamo ntukamuhabure, cyangwa ngo umuhane muri kwica inzoka, cyangwa se ngo umusebye ukureho n'akeza ke. Nawe uzi neza ko hari ababyeyi bumiwe, abana babo banywa urumogi n'itabi, abana babo bariba,
abana babo ntibahinga, ntibakora, ntacyo bakora uretse n'abatanga urumogi, ntibanywa n'itabi. Hari n'abana baba no mu ngo zijijutse zikomeye bitewe n'uruhare ababyeyi babo babigizemo, bakabima imirimo bakayibarinda. Bijya bivugwa mu mvugo ibashenyura ngo agasozi baterera ni uburiri, umutwaro baterura ni ikiko bari kurya, kandi koko akaba ari bwo buzima. Abo nabo bafite ikibazo. Ariko reka tugaruke, umwana utinya ababyeyi, ubumvira, umwana ubitangira, ni ukuri uwo muryango umufite hirya hazaza utanze icyizere. Aha shaka kuhatinda, nsomye itegeko rya 2, ubahe so na nyoko, ni ukuva 20, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Ingenda risoma mu Efeso 6 umurongo wa 1 n'uwa 2. Bana mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ari byo bibakwiriye. Ubahe so na nyoko, iryo ni ryo tegeko rya mbere riri mu isezerano, kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. Uko kubaha ababyeyi birimo gutinya, ntabwo ari ibintu birangirira mu isi gusa, ntabwo ari ibintu Imana izagororera iyo tugeze mu ijuru gusa, ahubwo mu mategeko yose uko ari 10 nta rindi tegeko wumvira ubone ingororano z'ako kanya. Ariko muri iri tegeko haranditse ngo niryo ryonyine mu mategeko 10 riri mu isezerano, wubaha ababyeyi ukabona amahoro ukazarama. Wasuzugura ababyeyi bikaba ikinyuranye ukazapfa ukenyutse. Ni nayo mpamvu abantu benshi ari ibikenya batakisazira. Ntabwo mama wawe wakugiriye ku gise kugira ngo uboneke akava amaraso, akagutwita amezi 9, ukamusobaho ukamwitumaho imyaka 3, akakuyobora mu kantu kose, ukaba umugabo ukumeze uko, agatanga inka n'imirimo ukiga. Ntabwo wahembwa ya mbere ngo yashyire indaya, aya kabiri ngo yashyire inshuti zawe muhuje ubugoryi, aya gatatu ngo ugure telefone y'umweru, aya kane y'ubururu, aya gatanu yambaye ubusa, ngo bizakugwa amahoro. Ibyo ntabwo bishoboka. Niwe muntu ku isi ugukunda, urunguka ntagire ishyari. Niwe muntu uramutse upfuye nubwo yaba adahari yabyumva, kandi nta wundi ayo makuru yasanga. Afite siziye musanse imukururira utuntu twinshi cyane, imudodeye ku maraso yabo bakoma ubumwe, abo yabyaye, abamubyaye. Mwana we urahigwe, ujye wumvira so na nyoko. Ariko nongereho ngo birimo gutinya, wubahe, ni fear, tinya ababyeyi bawe. Noneho mu bitabo dusoma iri tegeko risobanuye byinshi, ndarigimbikaho rwose uko nshoboye, kuko uwagira ngo tukugire mwana we umeze uko, ni ukuri umuryango uvukamo waba utanze icyizere. Abakurambere n'abahanuzi 308 Icyongereza, ababyeyi bagomba kubahwa no gukundwa no kumvirwa n'abana babo ku gipimo kidakwiye gukorera undi muntu. Ababyeyi bagomba kubahwa, gukundwa, kumvirwa n'abana babo, ariko ku rugero rudakwiye gukorerwa undi muntu wese ubaho. Imana ubwayo yabashinze inshingano yo kwita ku mitima y'abana babo mu myaka y'ubuto bwabo. Ababyeyi bahagaze mu mwanya w'Imana imbere y'abana babo. Umuntu wese usuzugura ubutegetsi bw'ababyeyi aba asuzuguye ubutegetsi bw'Imana ubwayo. Itegeko rya 5 ntabwo risaba gusa abana kumvira no kugandukira ababyeyi, ahubwo ribasaba no kubakunda, no kubazengurutsa impuhwe, kuborohereza imitwaro yo mu buzima, kwita ku cyubahiro cyabo, no kubabera inkingi n'umuhumuriza bageze mu zabukuru. Iri jambo ndarisobanura rishya. Ntabwo iri tegeko ridusaba kumvira no kubaha birimo gutinya, nibyo mvuga, ababyeyi gusa. Oya, iyo aba ari ibyo risaba byari kuba byoroshye. Ahubwo ngo rinabasaba
kuborohereza imitwaro yo mu buzima, kubazengurutsa umurunga w'impuhwe n'urukundo, kwita ku cyubahiro cyabo, kubabera inkingi n'umuhumuriza bageze mu zabukuru. Aha ndibutsa abanyumva n'abazubatse n'abasaza bafite ba se na ba nyina. Ababyeyi ntabwo bajya bava ku butegetsi, ni guverinoma itajya iva ku butegetsi keretse bapfuye. Urasabwa kububaha, urasabwa kubumvira, urasabwa kubazengurutsa umurunga w'urukundo, ukita ku cyubahiro cyabo, ukababera inkingi n'umuhumuriza. Iyi migani irakureba ngo indinde ni ebyiri, hariho ndinda mama na ndinda mwana wanjye. Ubu aho bageze naho ugeze ni ndinda mwana wanjye, kuko ubwo wari inshuke bagenda bagufasha akaboko, babaye nk'incuke nawe uzabafata akaboko. Aba babyeyi ni hahandi bavuga ngo nibyaye ikimasi bayicunguye amarago. Ntakongere kuruha, ntakongere kwikorera ibiro 30-40 agufite umusore w'imyaka 18. Icyo yakubyariye nicyo, ni ukugira ngo uhagarare mu gihe nk'icyo ngicyo. Nawe utunsi twicumi, kuko aho wavuye hasigaye imanga, ni wowe ugomba kuziba icyo cyuho, umwitaho kandi ukamurwanaho. Noneho hari n'abageretseho no kukwigisha uba icyo uri cyo. Ubu wabaye icyo uri cyo ari ababyeyi babikoze. Abo urahirwe uzajye bazirikana. Yesu yatubereye urugero muri Yohana 19 umurongo wa 25. Igihe ngo yari ku musaraba, ngo yibutse nyina Mariya wari ugiye gusigara mu gahinda ahanganye n'abana ari kumwe n'abana ba mukeba. Mwibuke ko Yosefu yari afite abandi bana bo kundi mugore tutabwirwa niba yari ariho cyangwa yarapfuye. Nuko ngwibyo arabyibuka ari ku musaraba, ari n'imisumari. Weho mwana unyumva, nta misumari kuri we, yari ku musaraba ari n'imisumari, yibuka ko nyina agiye gusigara atagira gifasha. Arangije ngo hari icyo yari yarakoze mbere aragiteganya, ngo afata Yohana mwene Nkuba amushyira mu gituza cye, ngo imico ye iragenda ijya muri Yohana. Arangije ku murongo wa 25 abwira Mariya ngo mubyeyi nguyu umuhungu wawe, abwira na Yohana ngo Yohana ngo nguyu nyoko. Ngo mwigishwa ajyana Mariya iwe. Mariya ni kwa Yohana yasaziye, niyo yaguye ngo umuhungu yasigiwe. Mu gitabo cyitwa Uwifuzwa mu bihe byose, bari gusobanura icyo gikorwa Yesu yakoze, haranditse ngo urugero rutunganye rw'urukundo rukwiye kuranga umwana n'umubyeyi Kristo yagaragaje ruracyamurika umucyo urabagirana mu binyejana byose. Pendant environ 30 années, Jésus s'était efforcé de porter sa part de fardeau du foyer. Mu gihe gihwanye n'imyaka 30, Yesu yari yarihatiye kwikorera inshingano n'imitwaro n'imiruho y'urugo rwabo. En travers chaque jour de s'aimer, byabikoraga akora buri munsi akoresha amaboko ye. Et maintenant, jusque dans sa dernière agonie, kuri ubu rero ubwo yaragiye kunogoka, il pensait aux besoins de sa mère restée seule dans la douleur. Yaragitekereza ku makene ya nyina wari usigaye wenyine mu mubabaro. Tout disciple du Seigneur manifestera le même esprit. Buri mwigishwa wese wa Kristo azarangwa n'uwo mwuka. Ceux qui suivent le Christ doivent ressentir qu'une partie de leur religion consiste à respecter leurs parents et à subvenir à leurs besoins. Abakurikira Kristo nibiyumvemo ko umugabane umwe w'iyobokamana yabo ari ukubaha ababyeyi babo no kubakenura amakene. Quoique garde à son cœur l'amour du Christ, quiconque garde à son cœur l'amour du Christ ne refusera jamais à son père et à sa mère la sollicitude et la tendresse auxquelles ils ont droit. Umuntu wese utunze urukundo rwa Kristo mu mutima we ntazagomwa se, ntazagomwa nyina, urukundo n'impuhwe bamufiteho uburenganzira. Ngaho tangira ubwire so na nyoko ngo mwarandihiye ishuri ndarirangiza, nabona akazi ntakabona, namwe mwandihiye ntako mugira. Barumuna banjye ningiye kubarira. Uko uzabigenza ntumbaze, ariko bimenye ngo nicyo bakubyariye, kwari kugira ngo uhagarare uzibe icyuho, dore ko noneho bageze mu zabukuru.
ikibabaje ni ukubona abana b'ubu nyina yaramubyaye na se baramurera, amwitaho uko ashoboye, abaye umugabo, ariko n'uyu munsi arangije kaminuza ashaka ko nyina apfa ngo bakagabana na ya sambu bayikunkumuye, na wa mwene nyina utarabashije kugira amahirwe yo kwiga bakaringanira. Ntabwo yiteguye kuvuga ngo kanzibe icyuho ab'umuryango wanjye mbakorere ibyo papa na mama bagakoze kuko batakibishoboye bashaje. N'uyu munsi wa none dufite inkumi ziri kubyara ajyana kwa nyina, uwamurereye, uwamuhetse, uwamureze, uwamuhetse akamurerera akanamuhekera. Ibyo ni ukunyunyuza ubuntu. Mujye mugerageza mugabanye. Noneho hakeneye imfashanyo yawe, uretse no kuba bitemewe no mu bijyanye n'uburezi. Ibyo muzabisoma mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatangiye umuzingo wa 2, ikigo cya nyuma cyitwa indwara n'izitera. Muzabisoma no mu gitabo cyitwa Nous et nos enfants. Twebwe n'abana bacu ntabwo byemewe ko abana basaza baturerera ngo kuko baba bageze muri stade yo kugira impuhwe zipfuye ngo bafata abana bacu bakabahindura ibigoryi, bo bari bazi ngo ni urukundo. Turetse n'ibyo ni no kubavuna. Yarakuvunikiye nawe ivunikire, ahubwo nabo murwane. Iri tegeko abana bakwiye kurizirikana, ni inshingano duhabwa. Birimo umuvumo kubona umupfakazi usigarana abana 8 bintakurana mu ziko, akabarera akabakuza bakubaka bose, ubwo bona babo bakaba 16 bakamunanirwa akazitwa n'inzara ari wenyine. Yabareze ari umwe ari 8, bamunaniwe ari 16 ari umwe. Aho hari umuvumo umwe kujya murabikinisha. Umwana mwiza utanze icyizere ahangayikishijwe n'ababyeyi. Ndetse kuva akiri muto, Zaburi 144, Zaburi 144 umurongo wa 12, hari ijambo Bibiliya y'Ikinyarwanda yavuze ryiza rinezeza, kugira ngo abahungu bacu babe nk'ibiti byikuririza bakiri abasore, n'abakobwa bacu bamere nk'amabuye akomeza imfuruka, abajwe nk'uko babaza amabuye arimbisha inyumba. Iri jambo ibiti byikuririza niryo jambo ngiye gusobanura. Ijambo kwikuririza cyangwa se bazi Ibinyarwanda kwikumagaza, ibintu nk'ibyo naho akana gatangira kumva kakishyira mu rundi rugero. Bikunda gukora uduhungu, bigakora udukobwa, kakambara inkweto za nyina, kagakubitamo igitenge, kagashyiramo igitambaro, kagafata umutaka, kagaheka umwana n'umukandana w'igitoki, nako kakagenda kari kwiyumva ari umugore. Nako kakambara ibibote n'ibipantaro byashaje, kakagenda nako kakafata umuhoro wa se cyangwa ingofero, kakumva kakaze. Ntabwo bijya bigarukira aho. N'igihe atangira akabati wati n'ijerekani nanjye ndayiterura, amatafari ndayabumba, nawe nyina abagabo bayabumba, ukabona uri mu myaka 12, 13 ari kwipima ku mirimo y'abagabo. Nta kinezeza umubyeyi nko kubona umwana ari uko abadutse, ari gutangira gukora iby'abakuru kandi akiri mutoya. Rero bana mwe, iyo muhagaze uku mwubaha ababyeyi banyu, birimo gutinya, mukabumvira, mukabitangira, ni ukuri urugo rubafite hirya y'ejo ruba rubitse imari, ni umuryango utanze icyizere. Noneho ku tugingo tugira muri 4 ngiye kwerekezaho, abagize umuryango biba byiza iyo bazi guhana agaciro. Abatwumva mwese, umuntu ni nk'undi. Matayo 7:12, nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira aba ari byo mubagirira namwe. Nta mpamvu yo kugira ngo umugore abe murwe nk'uruhatswemo. Nta mpamvu yo kugira ngo umugabo atahe murwe yihonga afite ubwoba, atazi biramubaho, ari gusenga amagugu n'amashyashya. Ibyo urwo rugo aba rubayemo nabi. Weho mugabo nawe mugore, mwinjira mu rugo rwanyu mwahuye mukuze, uretse afite ibyo ashaka, uretse afite ibyo akunda, uretse afite ibyo yamenyereye. Iyo bitari icyaha ngo ni ihame ryishwe, nta muntu ugomba gufata mugenzi we ngo amuzingazinge, ahubwo mwese muhuriye muri urwo rugo
kugira ngo iterambere ryanyu rizabanguke kandi ribe rifite ireme, birakwiye ko mwese muhana agaciro. Muri uko guhana agaciro ndavugamo utuntu tugera muri tune. Icya mbere, buri wese agomba kurinda ubumuntu bwihariye bwa mugenzi we, ibyo bita personalite. Icya kabiri, buri wese agomba kwakira igitekerezo cya mugenzi we. Icya gatatu, buri wese agomba guha mugenzi we umudendezo mu bintu bizima. Icya nyuma, buri wese agomba kwirinda kumwandagaza. Ibi ndabivuga nshingiye ko imiryango myinshi hari abagabo bazi ko abagore atari n'abantu, ari ibintu birahuza. Hari abagore bazi ko abagabo ari abo kugaragaza agatuku ushaka n'isaha ushakiye, ari nk'igikoresho kindi atari umuntu uva amaraso. Akaba ari uko barubayemo. Noneho hari n'ababimenyereye bararwemera, babyakira uko. Ariko reka mbabwire mwebwe muteze amatwi, muzaba mufite ubwenge, urugo rwanyu ruzaba ari rwiza niba muhana agaciro. Ndagerageza kuvuga bike kuri buri kagingo. Reka mbere ku kurinda ubumuntu bwa mugenzi wawe. Kiriya gitabo cyitwa Intekerezo n'iby'Umwuka bihagaze neza, ni urupapuro rwa 439. Icyigisho ubwacyo cyitwa Imiterere yihariye y'umuntu. Hari ijambo rivuze ngo umugabo n'umugore bagomba kurinda imiterere yabo yihariye. Ni inama ku bashyingiranywe vuba. Mu kwihuza kwanyu k'ubuzima bwanyu bwose, mureke urukundo rwa buri wese rube urwo kunezeza mugenzi we. Ni ngombwa ko buri wese yita ku munezero wa mugenzi we. Ibyo ni byo Imana ibashakaho. Ariko nubwo mugomba kwisanisha kugeza ubwo muhinduka umuntu umwe, ntibikwiriye ko umwe muri mwe azimiriza imiterere ye yihariye mu ya mugenzi we. Imana niyo nyiri imiterere yayo. Iri jambo ndasa n'uryaguraho gato. Abashakanye mu bitabo dusoma bijya bibafasha guhana agaciro iyo buri wese yize imiterere ya mugenzi we. Ariko muri iyi nsanganyamatsiko reka yenda nerekeze gusa ku miterere y'ababyeyi cyangwa se abamama. Niyo ndi buvuge nifashishije amagambo nsoma muri ibi bitabo bikurikira. Icya mbere ni Bibiliya. Petero ya mbere igice cya 3 umurongo ni wa 7. Haranditse ngo namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu mwerekana ubwenge mu byo mubagirira, kuko bameze nk'inzabya zidahwanije namwe gukomera, kandi mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Nsomye byinshi ariko nshaka iri jambo rivuze ngo kuko bameze nk'inzabya zidahwanije namwe gukomera. Ku bazasoma ibitabo, ndabarangira igitabo cyitwa L'Itinéraire du couple, ndabarangira igitabo cyitwa Pour le meilleur pour la vie, cyangwa se tuzabana mu bibi n'ibyiza. Ibyo bitabo byombi byerekanye ko hari imiterere, hari itandukaniro riri hagati y'abagabo n'abagore mu miremerwe n'imiterere, kandi kuba uteye uko si icyaha, niko Imana yabishatse, kandi bifite impamvu zabyo kandi ni nziza. Reka mvuga ibyo bagerageje kwandika muri ibyo bitabo. Impyiko, umwijima, igifu by'abagore ni binini, iby'abagabo bikaba bito. Igihaha cy'umugore ni gito, cy'umugabo ni kinini. Tiroyide y'umugore ni nini, y'umugabo ni nini. Ubwonko bw'umugore ni buto, ubw'umugabo ni bunini. Ntabwo mvuze ubwenge buke, mvuze ubwonko buto. Uko ibyo mbivuze nibyo bikuye mu murongo uvuze ngo kuko ari inzabya zidahanije natwe gukomera. Bw'igifari kinini ujya uramusigira. Imiterere yo kumucura
cyangwa yo kurya burayi abashyitsi kuko babaye benshi, akaba ariwe ubyigomwa, ariwe uhetse, ariwe utwite, ariwe wa buri kwezi ngaho, iyo ntabwo ari ibyo. Ubangira mugenzi wawe utamuha agaciro. Niba bibaye ngombwa ko hari urabura uzamurane mugabo uwarye usangire nabo bashyitsi. Ubwo umwijima wari munini uzamuha amahoro menshi. Kumuserereza, kumurocagiza, kukubaza ntumusubize, utaha ujunjamye utavuga watewe na dayimoni injunji, ntabwo ibyo ari byo. Uzamuha amahoro menshi ndetse uzamuhe menshi cyane. Ubwo igihe cyari gito nimujyana ku rugendo wamusiga mu ntambwe, ntukamushyira imbere mugende umutera imigeri, ahubwo uzamushyira imbere ugende kuri ritime ye, akubera urugero rw'intambuko muri bugendereho. Ubwo afite tiroyide nini ashobora kurira ubusa, niyo mpamvu uruhu rworoshye nta kindi yabikoraho. Ubwo afite ubwonko ikiro n'amagarama hafi 250, nawe ukagira ikiro n'amagarama hafi 450, niyo mpamvu abagabo bagira ibyo bita esprit analytique, ngo bazi gucomogotora bakagenzura akantu kose, n'abandi bakibanda kuri biki. Ntukamubaza ibikomeye cyangwa se ibikabije cyane, nawe afite ibindi akurusha utanapima kugeraho. Rero iyo ibyo ubizi, wirinda gufata umuntu ngo umushyire mu gipfunsi ngo ajye agenda uko ugenda avuga uko uvuga. Muri icyo gitabo navuze ndetse hananditse ngo afite n'ubushobozi bwavuga amagambo 25,000 ku munsi, mu gihe umugabo yavuga 12,500. Ntukamubwire kuvuga make, ahubwo uzamubwire kujya yavuga yose ari meza, yasosoreye ariko ari meza. Ibyo byose iyo ubizi, wirinda mugenzi wawe, umugore wawe, umugabo wawe, mwahuye mwese mukuze, afite ibyo ashaka. Ashobora kuvuga ngo ngiye Karongi ndari mu isoko nkumbuye puwaro na pavuro, ashobora kuvuga ngo ndagiye Kigali nkumbuye kujya kuzana ibiyiko byaho n'udusafuriya tumwe dukomera, namenye ko twahageze. Aratekereza, afite ibyo ashaka, afite ibyo akunda, uzamuha agaciro, nawe umuntu bwe bwitekerereze, yanzure nkawe, akore nkawe, apfa kudakora icyaha. Naho gukora ibintu bihabanye nuko we ubikora ni bisanzwe, apfa kudakora icyaha. Nawe kandi ntabwo abisi bose bagenda nkabo, bayoba, hari ibitabagwa neza. Rero mu guhana agaciro, uzareke umuntu bwa mugenzi wawe nabwo buseruke bukore. Mugenzi wawe mudahuje imitekerereze nibwo bukungu bwawe. Ndabaha ibyitegererezo bibiri muzasoma muri Samweli ya mbere igice cya 25, muziga igitekerezo cya Abigayire, umugabo we Nabali w'ikigoryi, yimye Dawidi imitsima kandi ariwe warinze amatungo ye mu ishyamba. Biramurakaza, apanga kubatsemba, ariko byajyaga gucura iki iyo umugore w'Abigayiri nawe aba ameze nka Nabali. Nabali akavuga ati ibyo bintu byageze hano nabyirukanye, nabyimye imitsima. Akavuga ngo wakoze mutware wanjye, wamaze wabyimye imitsima. Kwa Nabali nta niyo nka yajyaga kwasigaza, ko Dawidi yari yarahiye arirenga kwarabatsemba ntasigaze n'akangana urwara. Bana b'Imana, uyu mubyeyi mwiza ufite imiterere ye yihariye, ufite personalite ye, ufite uko atekereza n'uko yanduye, yanyuranije n'igitekerezo cy'umugabo we. Yarinjiye ateka imitsima, arayipakira, ashorera abagaragu, bagemurira Dawidi mu ishyamba. Bahuriye mu nzira, Dawidi n'ingabo ze barakaye, baje kubatsemba ntibasigaze n'iyonka. Ariko ikinejeje, ubwo yituraga hasi akamuramya akavuga ati ariko se Dawidi nkawe, Nabali ntubizi ko ubupfu ari ryo zina ryo muntu, nawe ubwo burakuzanye ntumuzi. Dawidi niwe wamwaye, agira ipfunwe, atangazwa n'ubwenge bw'uwo mugore, yakira imitsima, we n'ingabo ze basubira inyuma. Umugore arokora umuryango, atari uwo mugabo wahemutse gusa n'urubyaro rwe n'abagaragu. Nta kindi cyabimugejejeho, nuko imiterere ye yihariye yayikoresheje nk'uko imurimo, bituma arokora umuryango. Muzige igitekerezo cya Ananiya na Safira, ni ibyakozwe n'intumwa 5. Hari igihe cyo gushyigikira umurimo w'Imana mu gihe cy'intumwa. Uyu mugabo yatanze isambu, ubwo yari afite personalite ye, n'umugore arayoboka rwego. Isambu nayo yatanze sawa, nta kibazo. Umugabo amaze kuyigurisha, amafaranga yagaba 2,
abibwiye umugore ngo nari nabuze uko mbikubwira, nawe aramushyigikira aramuyoboka. Icyo byabyaye ni uko uwo mugabo yapfuye n'umugore arapfa bazize kuba indahanana. Iyo umuntu afite mugenzi we banyuranye mu bitekerezo kandi bakundanye, aba ari umukire, aba ari umukungu. Ndongera amabwiriza ya Yonatani na Sawuli. Yonatani ni mwene Sawuli. Ukurikije uko iby'abami bigenda, niwe wagombaga gufata ingoma ya Sawuli agasimbura se. Ariko kera hakiri kare Samweli yimika Dawidi akiri akana. Dawidi aba yishe Goliyati ari agasore gato. Yonatani ayo makuru arayamenya, amenya ko Dawidi yimitswe akiri umwana, abona n'ibyo akoze abakirije Goliyati wari wabajujubije, nawe asinyaho ngo koko uko ijuru ryabipanze n'ibyo uyakwiye kuba umwana. Ariko Sawuli we yari abitse mu mutima umujinya n'umwaga, ashaka ko ingoma izagumiwe kandi Imana yayitanze. Yonatani ntiyigeze ahuza na se ku guhiga Dawidi, abo niwe wajyaga amuburira kugeza ku munota wa nyuma ari bwicwe. Ni Yonatani wamugiriye inama, imiterere ye n'uko atekereza birihari. Uwagira ngo abagabo banyumva, mureke abagore banyu bitekerereze, nabo banzure nkabo, bipfa kuba atari icyaha. Uwagira ngo abagore banyumva, mureke abatware banyu bitekerereze, banzure nkabo, bipfa kuba atari icyaha. Noneho ku ngingo ya kabiri, nibatanga igitekerezo mukakigenzura mugasanga aricyo, muzacyemere. Byanditse mu mahame by'itora umuzingo wa mbere Igifaransa, paje 118, haranditse ngo umugabo ni umutware w'urugo, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, nibyo. Umugore akwiye kumugandukira muri byose, nibyo. Ariko hepfo harandika ngo byashoboka ko bombi bajya inama. Ngo icyakora ijambo ry'Imana rikemera ko umwanzuro uheruka ufatwa n'umugabo, ariko bagiye inama. Kandi niba igitekerezo cyiza cyakomotse ku mugore, umugabo azacyemera. Guhana agaciro bijya bituma urugo rubaho rutanze icyizere. Noneho umuntu ajya ahabwa umudendezo. Aho mugabo utuye aho iwawe ni iwawe, na mugenzi wawe niwe. Uko ujya usosora ihene ukayishyira murumuna wawe, nawe niwe. Yafata intama nawe agahereza murumuna we. Uko ufata umwenda ugafasha inshuti, nawe niwe. Yafata ibiro 20 by'ibishyimbo agahereza iyindi. Apfa kuba atari ubugoryi, apfa kuba atari ubusesaguzi, apfa kuba atari ibibuza ubwenge, ariko igihe cyose nawe yabitekereje kandi bikwiye, n'urwo rugo murangana n'ubwo mukorera mu mpano zitandukanye. Rero ndetse ngo iyo abagize urugo barubanyemo, umwe agira ibye n'undi akagira ibye, mu bitabo dusoma baravuze ngo ubwo ni ubwoko bw'ubutane, ibyo bise ngo ni divorce financier, ni ubutane bwo mu mitungo. Ngaho kuri iyi ngingo sinabura kuvuga ko utagomba kumwandagaza, yaba umugabo cyangwa se umugore, ntawe ugomba kwandagaza mugenzi we. Ibi bintu ndabisoma nerekera ndetse n'ahashyira kwegera umusozo. Ibintu ndabisoma, hari ibintu abagore banga. Icya mbere, banga kubana n'umugabo umugore yanga kubana n'umugabo utamukunda. Icya kabiri yanga ni ukutagira umudendezo ku mutungo w'umuryango. Icya gatatu yanga ni ukubwirwa ibyo yishe ari mu bantu. Icya kane yanga ni ukugawa n'abo yaruhiye. Ndasubiramo, umugore yanga rwose kubana n'umugabo utamukunda. Icya kabiri yanga ni ukutagira umudendezo ku mutungo w'umuryango. Icya gatatu yanga ni ukwibutswa ibyo yishe ari mu bantu. Icya nyuma yanga ni ukugawa n'abo yaruhiye. Ariko ngira aha ndavuga n'iby'umugabo yanga, ni ugusohorera ku birego atashye, ni ukubona ibye yaruhiye bisesagurwa, ni ukwishyuzwa ibyo atazi uko byagenze,
ni ugusohorera ku mugore w'umwibone, yanga umwanda n'akajagari mu nzu, abana bashonje kandi yarahashye ibyo kurya, no kubona iwe harabaye iciro ry'imigani. Ndabisubiramo: yanga gusohorera ku birego atashye, yanga kubona ibyo yaruhiye bisesagurwa, yanga kwishyuzwa ibyo atazi uko byagenze, yanga gusohorera ku mugore w'umwibone, yanga umwanda n'akajagari mu nzu, yanga abana bashonje kandi yarabahahiye, yanga kubona iwe harabaye iciro ry'imigani. Ubwo mubyeyi nyumva, mugabo nyumva, ibyo mugenzi wawe yanga, uhereye nanone nawe ubyange, uzakora ikinyuranyo cyabyo, nawe agubwe neza kandi yishime. Noneho ingingo yindi ituma umuryango utanga icyizere ni ukwiringirana. Ukwiringirana, Zaburi ya 33 ngo dorere, ngo ni byiza, ni iby'igikundiro kw'abaturanyi baturana cyangwa se kw'abavandimwe baturana bahuje. Ngo bimeze ngo nk'amavuta, ngo bimeze nk'ikime. Abazasoma iyo Zaburi, icyo nsobanura gusa ni ikime. Ikime ku batuye mu birere bigira ikime, hari ubwo bahinze bagatera imyaka izahura n'izuba kandi kera bitewe n'ikime, urume rwatonze, amazi agashonga akajya mu mizi, imyaka bakazasarura bakeza, habaye ikime. Noneho imvura ireza n'ikime kikeza, ariko byose bikagira itandukaniro. Kuri ubuhanuzi, imvura igereranywa n'ibyago n'intambara. Ndayisoma muri Matayo ngo umunyabwenge ngo yubatse inzu ye ngo ku rutare, ngo imvura iragwa, ngo imiyaga irahuha, ngo biyisukaho, ngo ariko ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Ni intambara, ibibazo n'ibyago. Ikime rero cyo gitandukanye n'iyo mvura. Kwezwa n'imvura no kwezwa n'ikime aho bitandukanira, hari abantu bumvira ariko babanje kubakanika no kubakarihana no kubacyaha, izo mbuto buriye ziba zejejwe n'imvura. Ariko ikime ni umugore cyangwa umugabo cyangwa umwana wibwiriza nta nduru ubanje kuvuza, kuko n'umutimanama we ukorana n'umwuka wera, nawe yabonye ko icyo uvuga gikenewe cyangwa se yagikoze utarakivuga. Rero kubona abashakanye biringiranye nta gisa nabyo, ijambo ry'Imana ribigereranije n'ikime. Noneho ku ngingo isoza, ni ibanziriza izisoza, ni ukuruhurana. Umuryango utanze icyizere iyo abawugize baruhura. Ariko iri jambo nubwo rireba bose, umugabo, umugore n'umwana, ariko hari aho Bibiliya yanditse bivuga mu izina. Rusi igice cya mbere, Rusi ni igice cya mbere umurongo wa 9, igihe aba bakazana ba Nawomi bari bamaze gupfusha abagabo babo, umukecuru yabagiriye inama yo gushaka abandi bagabo, avuga muri iyi mvugo ngo: Uwiteka abahe mwembi kubona uburuhukiro mu mazu y'abagabo banyu. Uwiteka abahe mwembi kubona uburuhukiro mu mazu y'abagabo banyu. Ibi se bisobanuye ngo iki? Umugore wawe waje gusanga, byashoboka ko yarakomotse mu muryango umukunda cyane, ukize kuruta uwanyu, ubizi neza ko ntacyo yari ahabuze, ariko aranga, arahata, aragusanga. Uzamuruhure, kuko iri jambo riravuze ngo kwa mugabo we niho umugore abonera uburuhukiro. Ndabisubiramo: Uwiteka abahe mwembi kubona uburuhukiro mu mazu y'abagabo banyu. Kwa mugabo we niho umugore abonera uburuhukiro. Birababaza, bigatera agahinda. Uwo waje ngo umuruhure, ube byose kuri we, umusaza we, nyirasenge, se wabo, umubere byose, akwisanzura, ajya kubwira ibibi n'ibyiza, ibimuguye neza n'ibimuguye nabi, ubugoryi bwe n'ubwenge bwe byose abikumenemo. Warangiza ukamuca intege, ntumwumve, ntumuhe n'akanya. Imiryango myinshi irimbujwe nuko abagabo badaha abagore akanya ngo baganire, abagore ntibaha abagabo akanya ngo baganire, ahubwo bakabana
nk'abacungana mu kibuga cy'umupira w'amaguru. Noneho Rusi 3:1, Nawomi nyirabukwe abwira Rusi ati, mukobwa wanjye, sinagushakira uburuhukiro kugira ngo ugubwe neza. N'igihe yari kumuporopoza gushyingirwa Bowazi ngo amucikure, nabyo byise kubona uburuhukiro. Abashyingiranywe baba bakwiye kuruhurana. Umwe akaba igisubizo cy'ibibazo bigoye undi, n'undi akaba igisubizo cy'ibibazo bigoye undi. Mbese ahandi hose hakaba hamuvuna, akabona agahenge ari we uhari gutsa imbere. Muzinga igitekerezo cya Ezekiyeli n'umugore we, ngo umurimo yakoraga w'ubuhanuzi buteye isoni, kuko ibyo yajyaga guhanurira Isirayeli Ezekiyeli yabanzaga kubikora, agateka inkono ayitekesheje amase. Rero Imana yari yamubwiye umwanda w'abantu atatsimuhindurira amase, agateka habona mu muhanda mu barabara aho inkambi ihurira, akaryamira urubavu rumwe akazabirinda ku rundi minsi ikirenga, akazajya apfunyika imitwaro bakimuka rubanda bareba. Ubuhanuzi bwe yajyaga ahanura abanje kubikora, akubaka nk'inzu z'abana, akubaka Yerusalemu, yarangiza yujuje akayibomora, ngo agahita ababwira ngo niko Yerusalemu izasenywa. Ngo byatumye Abisirayeli, Abayuda muri rusange, bavuga bati wewe warasaze, warapfuye, warahweye. Ngo ariko umugore we yari amuzi nk'umuntu w'Imana, yari amuzi nk'umuhanuzi ukorerwamo n'ijuru, ngo aragenda aramwiringira. Umunsi Imana yari igiye kwica umugore we, yaramubwiye ngo ngiye kukunyaga icyo wahozagaho umutima. Reka umugabo unyumva, umugore unyumva, mugenzi wawe uwo umwerera imbuto zituma kwiringira akaguhozaho umutima. Ube weho wenyine ku isi, ajya aruhukiraho, inyuma ya Yesu hazabeho weho. Noneho n'umwana kandi nuko twabyinditseho agomba kuruhura ababyeyi be. Ku ngingo ibanza zisoza ni ugukundana urukundo ruzima, rugizwe n'ibi bintu bikurikira: rwihanganira intege nke za mugenzi wawe, rwihanganira ibibazo bya mugenzi wawe, rukunda ikidakunditse kandi rukunda ikidakunditse kandi rudashaka inyungu. Ibi muzabisoma mu gitabo cyitwa Les Secrets de l'Amour cyangwa se amabanga y'urukundo, ku rupapuro rwa 227, ngo buri wese ajya arahira abwire mugenzi we bashakanye ngo nzagukunda n'igihe uzaba udakunditse. Urukundo ruzima ni rwa rundi muri Petero ya 2:5-8 bavuze ngo gukunda bene data ngo muzongereho urukundo. Mbese ni filosi uzongeraho agape. Urwo rukundo ruzima na agape niko bagira icyo bayita. Urukundo uwo ari we wese apfa kuba ari umuntu utitaye ngo akora ibi, yinjiza ibi, utitaye ngo yakemuye ibi cyangwa yazambije ibi. Uzamukunde. Urukundo ruzima ni kiranga umuryango utanze icyizere. Mugenzi wawe wishyingiranwe ashobora kuza afite uburanga nabwo buri mu byo washakaga, nuko iminsi ikamutahaho, akazana ibinyuranyonge, akagira ubugondo nk'ubw'ingwe. Uzamukunde. Ushobora kumuzana ari muzima ari umunyembaraga, agahura n'ubumuga, akarwara, akaremba, ukajya uterura kandi ugahehera. Uzamukunde. Ashobora gucika amaguru bibaye impanuka. Uzamukunde. Ushobora kumuzana ufite ubwuzu bw'urubyaro ukarubura. Uzamukunde. Kandi nawe kubyumva, mbese urazi ngo ubu babaye wenyine, dore ko bamwe banakubitwa bakabizira, ubwo uzi ngo urababaye wari guseka. Buriya umubyeyi utabyaye ntabwo wewe mutware we ari ubabaye ngo we aba ari guseka, we nawe ibyo biguteye umujinya ngo nicyo umuhoye. Arababaye kugukuba, arababaye n'agahinda kenshi. Uzamukunda urukundo ruzima. Umuryango bakundana urwo rukundo, urwo rwitwa agape. Bibiliya yavuze ngo gukunda bene data muzongereho urukundo. Ni ukuri uba utanze icyizere ku cyanyuma muzanezezanye nk'uburenganzira bwanyu. Ntari busome umugabo ku mugore, umugore ku mugabo, umwana ku mubyeyi, umubyeyi ku mwana. Buri wese ajya aharanira ibyatuma mugenzi we agubwa neza.
ngaho mureke muri aya masaha imiryango yacu tuyisabire, imiryango yacu twe gusenga gusa, ahubwo tunakore ibiri mu bushobozi bwacu kugira ngo ibeho itanze icyizere. Nta gihugu cy'ejo, nta muryango mugari w'ejo, nta torero ry'ejo, nta kagari, nta mudugudu w'ejo niba umuryango dukomokamo atari muzima ngo ube utanze icyizere. Imana iduhe izo ngo nk'impano mu izina rya Yesu, amen. Amena. Imana ishimwe cyane ku bw'aya magambo meza twumvise. Ihene mwarimu ikeneye imyambaro, byashoboka ukumva yaguze moto, mwarimu ikeneye pariseri yo guturamo atazi igikwiye, ariko kuba nta maraya yarijyaniye, akaba adafite abandi bagabo bahuje ubujiji ngo babe bayamariye mu kabare, akaba nta rusindi yagiyemo cyangwa kubetinga ngo atahe amaramasa, ukabona ibyo yaruhiye arabicyuye arabyinjije iwawe cyangwa kuri konti muhuriyeho, byashoboka ukabona bifiteho n'ijambo ritari rinini nubwo atari byiza, ariko kubona nta handi yabijyanye, ni ukuri umutware wawe ibisigaye kubikosora birashoboka, afite ikimenyetso cy'uko ari muzima. Icya kabiri, numva ntarajya nsesengura cyane ko birumvikana, ni ukuba yibwiriza. Bijya bivuna, uretse natwe abantu n'Imana birayivuna. Iyo yarabyandikishije Luka 17 umurongo w'10, nuko namwe nimumara gukora ibyo mwategetswe byose mujye muvuga muti turi abagaragu batagira umumaro kuko twashoboje gusa ibyo twabwiwe gukora. Biravuna umwana mukuru, umuntu muzima, umuturanyi muzima, kubona ugira ibyago inzira igushyira arabibona akaza kugufasha, ariko ari kuba ari kuvuga ngo ngwino umfashe. Ubwenge bwe bwabirebaga kwiri kugurumira ariko ntabyibwirize, haba hariho ikibazo, kandi kubana n'uwo biba bitoroshye. Ariko reka tugaruke ku mugabo, uwo mutware wawe, niba ubona yibwiriza utabanje kumubwiriza, akavuga ngo ku kwa munani kubamo inzara, akaba arateganije aguze agafuka k'umuceri, akavuga ati abana ndi kumva barwaye gripe, akaba aguhaye 5 ngo bajyane hariya ku kigo nderabuzima, akaba aravuze ati mu kanya mu kwa 9 amashuri aratangiye, ukumva yibwirije avuze ngo amafaranga n'ay'amakayi. Uwo muntu uzi kwibwiriza nubwo atazi byose nk'Imana, akaba atamenya byose kuko ntabwo duhuje ubwenge n'imirebere, ariko akaba azi kwibwiriza gukemura amwe mu makene y'umuryango, ni ukuri ikimenyetso cya kabiri cy'uko ari muzima nacyo urakibonye yewe unyumva. Noneho icya nyuma, si umugome atabitewe no gutinya polisi cyangwa ribu, ahubwo muri rusange si umugome ngo yagukubita, ntabwo yaguhima reka nkinge ngo arare hanze zanyagirwe, reka imyenda nyitwike nawe azabura icyo yambara, ugasanga ubuzima bwe ni umunyabyaha ariko si umugome. Ibyo bintu uko ari bitatu wewe unyumva, niba umutware wawe abifite, ni ukuri ubuzima bwe bufite icyerekezo. Urahigwe utazarusenya. Abakecuru ba kera, isi cyuzuye ubujiji, gukubitwa wagira ngo niryo shuri basabye, kubura ijambo n'inama mu rugo bashatse byari ihame. Yewe hari n'imico mibi, ngo aho umugeni yasaga hatarashira agaheba agatangira kumuhata ibipfunsi n'imigeri ngo ni ukumutekesha. Ibyo nibaza ko n'isi yabyanze, nta nyungu yabibonyemo, nkanswe abasenga. Niba weho ibyo tutakibibona bitenda no kuzagaruka biragahera, uramutse ushenye urwawe, aba bakecuru babaye kuri iryo kosi rimeze nabi gutyo, bashobora kukubwira ngo uzize umurengwe, cyangwa se bakakubwira ngo ni weho kazarusenya. Ibyo uko ari bitatu iyo bifite, ibindi byakihanganirwa, ibindi byasengerwa, ibindi umuntu yashaka abajyanama beza ko nabo basigaye ari ingume, ibindi wamutoza gahoro gahoro, ibindi
wamwinginga cyangwa ukamubera icyitegererezo, urahirwe ikibazo gito kitazagusenyera. Umugabo wujuje ibyo mvuze ni ukuri aba agaragaweho ikimenyetso cy'uko ari mwiza. Aramutse ahuye n'izindi mbaraga, kuregwa, gutozwa, kwigishwa, gusengerwa, ni ukuri urugo rwawe rwazavugwa nk'urwa Purusikira na Akwila. Mbwire abanyumva, haba ubwo n'ibyiza, haba ubwo no kumenyera ibyiza. Bamwe bajya baca umugani ngo ni ugukira byibagiza gukinga. Haba ubwo kumenyera ibyiza bijya bituma abari abana b'Imana baba mu kaga ko gusenya izabo. Byashoboka wowe unyumva mukaba mwarakiriye agakiza, mwakiriye ijambo ry'Imana, mujya inama, ariko aho muri gukorera ni ku isi, aho Satani atuye afite ibiro kandi afite n'imbaraga nubwo ataruta Yesu. Yatera mugenzi wawe hakaba igitondo kimwe ibintu bitagenze nk'uko wari ubimenyereye, akibagirwa ntiyibwirize gukemura ikibazo, ukamwaka amafaranga ugasanga ntari kuyaguha neza, ukamugira inama ukabona ntayumvise kandi yumvikana. Abamenyereye kuba mu ngo mbi, ibyo bajya babyakira bakanabirengaho, ariko biteye ingorane ku bamenyereye kuba mu ngo nziza. Nibo bikomeretsa bakiyibagiza n'ibyiza byinshi bagize mu buzima. Ku basoma ibitabo, hari agatabo kitwa Kwakira Inararibonye, mu rupapuro rwako rwa 77 ni ahantu batondetse bimwe mu byaha by'abitwa ko bari intungane. Bahavuze byinshi, harimo kwangira umuntu mu mutima, amaso n'amaboko yawe bikamukonjera, ntukabakabwe n'ibyago bye cyangwa se ntuha agaciro ukuri kwe. Hariho kwanga no kurwara inzika, abahemu, abakwambuye, abakwiciye n'ibindi. Ibyo ahubwo byadutse ku ntungane kandi ntacyo bimaze mu mwuka no mu mubiri, ahubwo bishobora gutuma abantu b'intungane babura ibyabo n'ababo, maze uwabibatwaye akabatwara n'ubugingo buhoraho batabizi. Hariho kwirata ukaryoherwa n'iby'isi, asimba atinda ndataruka. Hari ukumenyera iby'Imana ukabibamo nta bwoba, cyangwa utabanje kwiganyira ngo ugufashe mu kantu kose ugiye gukora uyikorera. Ariko reka ntaruke hepfo ku cya 9, aho bavuze ngo kubwo kumenyera ubwumvikane, ubuhuze no gukundana mu miryango y'intungane, hamwe n'amabwiriza meza ababonereye bakomoye mu birori cyangwa se mu butumwa bwiza, ab'intungane byabateye icyaha cyo kubura kwihangana no gushinyiriza igihe badutsweho n'utugorane. Nubwo twaba tworoshye nk'ibaba, baradukuza bakatugira umusozi, bakirengagiza uko batari mu birori bakakaye, bakubiswe, bumiwe, bayariza agashira kandi bagatuza. Cyane ko mu birori wa mugani wavuyeho ngo abaye make harira imfizi, gatuyaharira imbyeyi ko niyikamwa. Rero haba ubwo imbyeyi zirenzwe zikirata. Ibi ni ubutumwa mbwira abasanzwe bazi Imana. Kuba uwawe yatewe n'umwanzi byashoboka, yarangiza agataha bwije, yarangiza amafaranga ukabona yapfushije ubusa rimwe mu mwaka, yarangiza ukabona itariki yakuguriraga y'igitenge irenzeho amezi 2. Ibyo si igitangaza. Nujya kurakara, nujya gushwana, ngo urimbure n'akari gasigaye kagifite umutekano, uzajya ubanza wibuke uriya kuva yashyingiranwa na mugenzi we ntaramugurira n'umwenda n'umunsi n'umwe, ahubwo n'ibishyimba bisaruye ntabibike kwa nyina cyangwa mu ipurafu, yasanga uwo muhungu wa nyirabukwe yabigurishije. None weho nako kabaye, ariko mu bundi buzima busanzwe hari byinshi cyishimiye byiza azi gukemura, cyangwa nako kabaye ugakosoye udashwanye, hari igihe wabona ugize amahirwe bigakemuka vuba. Yewe unyumva, ibyo mvuze uko ari 3, niba umugabo wawe abifite, umufate neza, umusengere cyane, kuko n'abatabigira ababanye nabo bazibayemo,
kandi barabyaye, baracuze, barakecuye. Weho rero heraho, ibyo kuramira biracyahari, ni byinshi cyane. Ndongera mvuge ku mugore. Abantu benshi basohorerwaho na wa mugani ujya kuba ukuri uvuga ngo uwambaye kirezi ntamenya ko kera. Hari ibintu bigera muri bitatu mugenzi wawe, ndavuga umugore washatse, nawe aramutse abifite, nubwo yaba afite andi makosa yo mu mico, ni umuntu yenda havuga atanazi n'Imana cyane cyangwa nta na gato, byashoboka. Nabo barazubatse, ni ingo, nazo zitwa ingo, irangamimerere zirabaruye mu zindi, n'ijuru rirazizi, cyokora ntabwo ziri ku rutonde rw'abatahajuru, cyetse habaye guhinduka. Niba yita kube, akita kubye, akabana neza n'abandi, nawe aho guhera urera ukomeza gusunika mu bijye mbere harahari. Ndasubiramo, umugore wita kube, umugore wita kubye, umugore ubana neza n'abandi, ibyo uko ari bitatu, niba mugenzi wawe mwashakanye abyujuje, urugo rwawe rufite ifato, rufite aho guhera urukosora, rufite aho guhera urutunganya, rufite aho guhera urusengera, rufite aho guhera rwigisha ijambo ry'Imana ngo rukurire ubuntu bw'Imana. Utu tugingo natwo ndatuvugaho gato. Iyo bavuze kwita kube, abe ni weho umugabo we, n'abana niba mwaragize amahirwe mukabagira, n'ababyeyi banyu mwembi bose, nabi nyoko ni nyina, nyina ni nyoko, ise ni so ni se. Uko mwashakanye nuko bimeze, kuko gushyingiranwa kwa babiri kuba gufasha umuryango wirya kukawuhuza n'uwino, bikareba ikindi kintu kimwe kitari gisanzwe gihuye, bakinjira mu nshingano, ukaba bashinzwe, akaba bashinzwe, abo bose bitwa ari. Rero iyo atita kube ngo bagaburire, atita kube ngo abambike, atita kube ngo abaruhire, haba hari ikibazo. Mu migani igice cya 40, gushima Imana iyo yaduhaye ubuzima, twishimira, ntihabwe icyubahiro. Inshuti mutwumva muri hafi na kure mu nzira zinyuranye, dukomeje amateraniro harimo ibyiza byinshi, nk'izo ndirimbo mwumvise n'ibindi. Aho muri Connection Radio muguwe neza mu turimo twanyu abaza kumva, dukomeje kubararikira gutega amatwi kuri byiza byari Imana yatugendereye, ntihabwe icyubahiro. Tukaba tugiye kuganira mu nsanganyamatsiko itubwira umuryango utanze icyizere, nk'uko bamaze kubiririmba. Nkaba ndi mwene so Ntakirutimana Emmanuel, dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Aho muri rero nibubahe Imana, dusenge, noneho twige ijambo ryayo. Urakoze Mwami Imana, aho watanze ubuzima, ibyiza byo mu ijambo ryawe, uha abana bawe kuramuka amahoro, niyo mpamvu bari kumva. Wakoze, habwa icyubahiro. Tugiye gukomeza twiga kuduhereye uburenganzira, ngaho turinde kuba babura baje, ahubwo ijambo ryawe rigira ububasha mu mitima yacu. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Umuryango utanze icyizere, nk'uko abigisha babanje bakomeje kubitubwira, icyaha cyagize umubyizi munini kuri mwene muntu, kiramuhindanya mu mashami yose agenga ubuzima n'imibereho. Ntabwo kibagiwe umuryango, ko abantu nibo bawugize. Iyo kibahindanije kikabonona, n'imiryango babamo bubatse nayo iba ifite ingorane. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku muryango utanze icyizere. Birasobanuye ngo nibura nubwo ibintu byazambye bikononekara,
nakora iki, wakora iki, nakifata nte, wakwifata ute, nibura umuryango wawe ukabarirwa muri ya yindi bapfa kuvuga ngo ifite agahenge. Ku basoma Bibiliya, ubwo abandi babishoboye, twemereye Imana natwe twabishobora. Ku itangiriro igice cya 7 ndasoma umurongo wa mbere uvuga ngo Uwiteka Imana, Uwiteka abwira Nowa ati injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Abantu bo hambere y'umwuzure bararimbutse bazize ibyaha, ariko mbere yuko igikorwa nyirizina cyo kubatsemba gitangira, Imana ihaye Nowa ubutumwa, iramubwira ngo injirana mu nkuge n'umuryango wawe, kuko ari mwe nabonye umukiranuka muri iki gihe. Nowa yari umuntu nkatwe, yakundaga ibyo dukunda, yakururwaga n'ibidukurura, ariko yemereye Imana kugenga imibereho ye. Ubushobozi bwari bumuteye nawe urabufite, n'imbaraga y'ubushake buri wese yaremanwe, nuko bisoza umuryango we, ijuru riwuvuzeho ngo ni wowe ukiranuka muri iki gihe. Si ibyo gusa binejeje, muri Bibiliya zacu mu gitabo, mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma, Baroma, ni igice cya 16, umurongo nuwa 5, muhereye 3 yavugaga iby'umugabo n'umugore witwa, yaravuze ngo muntahirize Purusikira na Akwila bakoranye nanjye muri Kristo Yesu. Ndataruka 5, muntahirize itorero ryo mu rugo rwabo, muntahirize na Epayinito uwo nkunda, ariwe mugarura wabo muri Aziya bahindukiriye Kristo. Muntahirize Purusikira na Akwila, ariko ijambo nshaka ni iri rivuze ngo itorero ryo mu rugo rwabo. Aba bantu b'Imana bari beza, bongeye kuvugwa no mu Bakorinto ba mbere 16-19, abo mu matorero yo muri Aziya barabatashya. Akwila na Purusikira barabatashya cyane mu mwami wacu, n'itorero ryo mu rugo rwabo. Uyu mugabo n'uyu mugore n'abana babakomokaho n'abandi babaga iwabo, bari baranzwe n'imico myiza, bigeze ubwo n'intumwa yibuka kubyandika, iravuga iti itorero ryo mu rugo rwabo. Ubwo ryari itorero ryiza ririmo abadiyakoni, abacungamari beza, ryari itorero ryiza ririmo umukuru w'itorero mwiza n'umugabo, ryari itorero ryiza ririmo abajyanama beza aribo umugore. Rirashimisha, rimuza ku mutima, kugeza ubwo avuze ngo ntimwibagirwe no gusuhuza itorero ryo mu rugo rwabo. Ninde unyumva wakumva ababaye iwe bahise ngo ni itorero, bakurikije ibyiza bibi wawe, bakurikije ubugwaneza, ubugiraneza, guca bugufi, kwitonda, uburezi bwiza, ikinyabupfura watoje abawe, barangiza bakavuga ati dukumbuye itorero ryo kwa naka. Nibaza ko ntawe byagwa nabi, aho buri wese uriho yanezerwa. Rero niyo mpamvu tugiye kuganira uyu muryango utanze icyizere. Umuryango ushobora kuba mugari cyangwa muto, ibyo birashoboka bitewe n'impamvu zitandukanye. Iyo wuzuye ubugizwe n'umugabo n'umugore n'umwana, yari igice ubugizwe n'umugabo cyangwa umugore gusa n'umwana, hari igihe rwose uba ari njyewe akaba ari umugore gusa cyangwa umugabo gusa, nta mahirwe yo kuba bafite n'umwana. Hakaba n'igihe wagutse hari n'abandi babi wabo, abababyaye cyangwa se abo bavukana, n'abo bafasha abakene, imfubyi n'abapfakazi bakiriwe, n'abana badose ngo baze bababere ababyeyi. Iyo miryango yose uko nyivuze ni umuryango. Ariko ijambo ry'Imana nubwo rishaka ko twita ku mahame, tugakurikiza amategeko y'Imana, tukita ku ivugabutumwa, Yesu ashimwe, haleluya na amina, ariko ntabwo ijambo ry'Imana ryirengagiza umuryango mwiza no muri ubu buzima busanzwe. Shama atandukanye dukoreramo, gukora, guhinga, korora, gupanga imishinga, kuganira, gukemura ibibazo, kuko turi mu isi.
iby'umwuka bidutuyemo bituye mu mubiri uyobowe n'amategeko agenga abandi banyamubiri bose. Akaba ariyo mpamvu tugiye kuganira uyu muryango utanze icyizere. Ndavuga ku mugabo niwe mperaho. Umugabo Bibiliya yamuhaye umwanya utaburanwa, nubwo isi yakizunguriza. Ni Petero ya mbere 3:5. Abagore bera ba kera biringiraga Imana, niko birimbishaga bagandikira abagabo babo, nk'uko Sara yumviraga Aburahamu akamwita umutware we. Namwe muri abana b'ubu, niba mukora neza mugira ubwoba bubahamura, ntimugire ubwoba bubahamura. Ijambo nshaka muri uyu murongo ni rimwe, ni uyu mwanya umugabo ashyizwemo wo kwitwa umutware. Niwe waremwe mbere. Eva yabonetse amukuwe mu rubavu, ntabwo yaraje ari icy'agaciro gake nk'uko bamwe babyibwira, oya, ahubwo yaraje nawe ari mwiza mu mwanya we, ari uw'agaciro kenshi mu mwanya we. Imana imurema ntiyamukuye ku birenge atazakandagiranwa. Imana imurema ntiyamukuye ku igufwa ry'umutwe ngo atazishyira hejuru. Ahubwo Imana imurema, ibitabo biravuze ngo yamukuye mu rubavu, bisobanuye gusa ngo yari uwo gukundwa, kwitabwaho, kuzengurutswa umunwa w'urukundo. Nicyo byari bisobanuye. Uyu mugabo rero nk'umutware, Imana yashimye ko agira mugenzi we ngo amubere umufasha, nk'uko byanditse mu Itangiriro 2:18 ngo si byiza ko umugabo yaba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Hari ibintu byinshi bimuranga, ariko wewe unyumva waba usenga cyangwa udasenga, ibi ngiye kuvuga tubihuriyeho twese, abasenga n'abadasenga. Turabizi ko abadakunda Imana n'ababandwa n'abaterekera barapanga, bajya bategura uko bazarya, uko bazanywa, uko bazubaka. Ibi bintu uko ari bitatu nawe byakubakira. Icyakora hakiyongeraho kumenya Imana no kuyubaha, hakajya haza n'indi migisha utateganije utazi n'iyivuye, kuko n'izo ngororano z'abayubaha ni Imigani 22:4. Uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ni icyubahiro n'ubukire n'ubugingo. Icya mbere, igihe umutware wawe, ndavuga umugabo wawe, uzabona ibyo aruhira byose, nubona ibyo aruhira byose abicyura iwawe, icyo ni kimwe. Icya kabiri, nubona yibwiriza, utamubwirije ahubwo ukabona aribwirije gukemura bimwe mu bibazo byo mu muryango, icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, niba atari umugome ndamusobanura, ni umugabo ushobora gukubita umugore we cyangwa agakora ibindi bikorwa byababaza impagarike ye n'ubwenge bwe, uwo niwe bita umugome. Ibyo bintu uko ari bitatu, niba uwo wahisemo ngo akubere umutware abyujuje, ni mwiza. Uramutse unaniwe kubana nawe cyangwa se mukabana nabi, uba wabigizemo uruhare. Iby'ingenzi akeneweho, iby'ingenzi bihatse ibindi akeneweho arabifite. Ndabisubiramo, niba ibyo aruhira abyinjiza iwawe, ni umutekinisiye, ni umufundi, ajya gupagasa i Kigali cyangwa ahandi, Kampala n'ahandi, arashakisha nk'uko abandi bose bashakisha, nk'uko ari n'itegeko ry'uko umugabo azajya arya abanje kwiyuha kuya, ukabona ibyo azanye byose biraregutse iwawe. Byashoboka ko ntawe umenya byose, akaba atamenye n'igikwiye, ukabona azanye radiyo mwari mukeneye ibishyimbo. Byashoboka ukabona aguze. Amena. Imana ishimwe cyane ku bw'aya magambo meza twumvise. Kugira umuryango mwiza ntibisaba amashuri menshi n'ubutunzi bwinshi, ahubwo icyo usabwa ni ukwakira Yesu, akaba ari uyobora uwo muryango. Kugira umuryango mwiza ntibisaba
amashuri menshi n'ubutunzi bwinshi, ahubwo icyo usabwa ni ukwakira Yesu akaba ari uyobora uwo muryango. Nta kinezeza nko kubana umuryango ushyira Imana imbere no mu byo ukora, abamarayika bifatanya nawo maze umunezero ukuzura mu rugo. Kugira umuryango utarimo Yesu ni nk'ubwato buri mu mazi magari, utagira umuyobozi ubuyobora, umurabuka bwerekeza aho ushaka. Kugira umuryango utarimo Yesu ni nk'ubwato buri mu mazi magari, utagira umuyobozi ubuyobora, umurabuka bwerekeza aho ushaka. Nta kinezeza nko kubana umuryango ushyira Imana imbere no mu byo ukora, abamarayika bifatanya nawo maze umunezero ukuzura mu rugo. Mureke amagambo meza ahora iwanyu, ubukristo buhera mu rugo, nimwirinde icyatuma mubabazanya, uwabuze amahoro yaba n'iwanyu. Mureke amagambo meza ahora iwanyu, ubukristo buhera mu rugo, nimwirinde icyatuma mubabazanya, uwabuze amahoro yaba n'iwanyu. Nta kinezeza nko kubana umuryango ushyira Imana imbere no mu byo ukora, abamarayika bifatanya nawo maze umunezero ukuzura mu rugo. Nta kinezeza nko kubana umuryango ushyira Imana imbere no mu byo ukora, abamarayika bifatanya nawo maze umunezero